yemwe bana, yemwe bakristo, iyo unejereje Uwiteka akanezerwa biba birangiye. Iyo unejereje Uwiteka akanezerwa, atari ibyo guhimba, akanezerwa. Nutabaza warakoze biriya ngo nutabaza izakubwira ngo ndi hano. Ni nkaho yakubwira ati wikwiriye gumpamagara ndi hano. Kuko muri iyi si harimo abakristo ubwoko bubiri. Hari abakristo b'abakristo ari uko bari kumwe na pasiteri, abakristo ari uko bari ku rusengero aho abantu babona. Ariko hari n'abakristo b'ukuri ijuru ribona ari abakristo. Abo bantu bari mu rugendo bameze batyo, bakora ibintu binezereza Imana. Imana ibiri kumwe nabo. Muri iyi si harimo urwango rwinshi yemwe, harimo urwango rwinshi cyane rukabije. Ariko ntabwo urwango rushobora gutsinda urukundo. Haleluya. Uzi impamvu se? Ngo nukingura urugi rwawe ukakira bameneshejwe. Muri iyi si, muri ibi bihe hari abantu benshi bameneshejwe. Hari abameneshejwe na covid, hari abameneshejwe n'inzara, hari abameneshejwe kumeneshwa n'umuntu wese wahungabanye wabuza uko abigenza, ukakingura urugi rwawe. Kandi ubu nyine aho isi igeze, iyo umuntu abonye umuntu ushonje, ikintu cya mbere yari mu modoka itazamura ikirahuri. Nitwa Robert Banamwana, ndubatse, mfite umugore witwa Wineza Yvette. Tumaranye imyaka 21 tubana, dufite abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Mfite umugore mwiza cyane w'inzobe nkiriya y'umugore wa pasiteri rwose. Haleluya. Ntabwo mba mu Rwanda, nkorera hanze mu gihugu cyitwa Mauritius, mu birwa bya Maurice. Ni ikirwa kiba mu nyanja y'Ubuhinde, niho nkorera. Ariko uru rusengero ni inshuti yanjye. Ushize naraze turi muri covid. Haleluya. Naraje mutubura uko duterana, nyine sinabashije guterana. Naraje nicara hariya na pasiteri, twembi ko turi babiri. Sinzi na madamu nimba twarabona nyarya. Hariya muri kwe twembi turasenga, turanezerwa, nuko ndataha. Bwana sifiwe. Kandi hari habaye intambara, naje nje mu bukwe na telefone mbabaye ku mutima, ndimo kubwira Uwiteka ntari ko Mana, ubu koko tuvugishije ukuri. Ko mbona ose nimba hari n'ibyaha nakoze, basi bimbabarira. Navuye iyo nagiye nje hano mu bukwe bwa mushiki wanjye. Turi abahungu 5. Data yabyaye abahungu 5 n'umukobwa umwe. Arangije amwita niwe mukobwa. Uwo mushiki wanjye yari bukora ubukwe. Iyo turi hose abo tuvukana benshi niba mu Rwanda bavuye bavuye n'abana babo, nazanye n'abana banjye bose ni n'umugore wanjye. Ubukwe bari bube saa 8, bashira ikintu muzuru baturarwaye nta uri buke. Ubu ndicara ndababara, mushiki wanjye ararira na mama ararira bombi. Mbuze uko mbigenza ndari na pasiteri. Rero biranyobeye kujya mu rugo abandi bose bagiye mu bukwe, ndabishoboye. Ikintu cyo nyine nashoboye nuko njya ahantu ngasenga. Ubwo pasiteri ndamutelefona. Haleluya. Amen. Ndamutelefona arasanga hano kuri, arambwira ati ku rusengero nta muntu hari, genda wicareyo ndagusangayo. Ndaza nicara hariya ndasenga, pasiteri aza kunsanga aransengera, umubabaro nari mfite uragabanuka. Bwana sifiwe. Ubu pasiteri nari mara n'inshuti yanjye kandi dufitanye inshuti, ntago nawe babwira ndi mwakumva, ariko Uwiteka arabuse. Haleluya. Na madamu we. Bwana sifiwe. Amen. Muri iyi si harimo urwango rwinshi yemwe, harimo urwango rwinshi cyane rukabije. Ariko ntabwo urwango rushobora gutsinda urukundo. Haleluya. Uzi impamvu se? Bibiliya iravuga ngo Imana ni urukundo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo urukundo rutsinzwe, Imana yabitsinzwe. Ni ukuri ndabarahira, nubwo urwango rwamera ruti, ntabwo ruzigera rutsinda urukundo. Kuko Bibiliya ivuga ngo Imana ni urukundo. Ntabwo ivuga ngo Imana ifite urukundo, oya, iravuga ngo Imana ni urukundo. Nta kintu rero cyatsinda Imana. Bwana sifiwe. Urwango rurahari, ariko n'urukundo rurahari. Uyu pasiteri simuzi twahuriye ahantu gusenga, nta nubwo hari mu rusengero, hari mu cyumba cy'abasengesho ku kazi. Imana iraduconnectinga, turakundana. Bwana sifiwe. Amen. Ubu naje
naje hirya y'ejo uyu munsi ku cyumweru naje kuwa kane kandi ndasiba ejo kuwa kabiri nongere ngende. Bwana sifiwe. Urumva ko mbakunze cyane, nari mfite ahantu henshi nashoboraga kujya gusengera, ubundi banankumbuye kuko au départ asengera muri Restoration Church, ariko numvise nkumbuye pasiteri, ndamubwira ngo nze hano. Bwana sifiwe. Haleluya. Kandi ngamukubwiriza kwanjye ntabwo nyambwiriza umwanya munini kuko sindi na pasiteri, ubundi akazi nakoze mu rusengero ngitangira. Haleluya. Hano hari akana keza cyane kari karimo kuririmba, kanezereye ba kariya kana karirimba kakazamura akaboko nkavuga nti yewe nitugera mu ijuru bazatubaza wiziga zabaga serube ko naguhaye imodoka nkaguhijwi kutazamuye akaboko kandi uriya mwana we ari igitambambuga atazi n'ibyo ari byo. Haleluya. Nitugera mu ijuru Imana izagivuga ati uriya mwana yarazamuye we kuki utazamuye, we ntazi ntashobora gusobanukirwa ijambo ry'Imana nk'uko warisobanukirwa. Mwana wamfashije sinzi nuko witwa ariko Imana iguha umugisha. Bwana sifiwe. Nari ndimo kubabwira ngo sindi bubwiriza umwanya munini oya, kuko ijambo ry'Imana buri rifite imbaraga ziri muri ryo, ndirikeneye ko umuntu avuga ibintu byinshi reka da wapi, ndabwiriza akanya gato gusa. Bwana sifiwe. Ubundi umurimo nakoze mu rusengero nkitangira nkibatizwa, nari umuyobozi wa Ekodime. Haleluya. Kandi ubu ndatangiye kubwiriza, ubu barategereje ngo ndaza gusoma, ariko nibimbabwira nabyo ni ubuhamya bubarema mu icyizere. Naratangiye muri ntuze muri Ekodime, nari mfite abana 53 rwa rusengero runini. Abana worship team nk'iyi bagafata ibicurangisho byabo bagacuranga na mikoro zabo, twebwega muri Ekodime bakazitwima, kandi twari dufite korale natwe bakatwigizayo mu rusengero. Haleluya. None tukabura uko tubigenza, babana nkabafata nkabashorera nkabajya niwanje mu rugo, kuko ndi n'umucurazi n'umuririmbyi, mfite piano yanjye ncuranga nk'iyo. None nkabajana kuri piano ncuranga, abana 50 bagira mu rugo bagafata indabo za mama Stacy nkaziriya bakazisenya. Abana n'abana bagera mu rugo bakamena ibintu bakamena ibirahure, noneho nkasigara nsenga nti umugore wanjye bakaba muri iyo korale yatwirukanye. Haleluya. Noneho ngasigara mvuga nti yemwe noneho madamu naze ndapfa, ibintu ibi indabo bazisenye ibirahure bamenye, ariko tukarepeta Dimashe akajya kuririmba. Imana yampaye umugisha wabo bana. Haleluya. Kuko narabayoboye igihe kinini ndihangana, Imana yampaye umugisha kugeza ubwo ari Uwiteka guha umugisha warangiza ukavuga uti Imana rero burekeye aho ngaho. Haleluya. Ukavuga uti nabonye ko nabonye buretse Imana yampaye umugisha wabo bana, n'ubu ndacyawugenderaho. Niwo murimo wa mbere nakoze, ndi murimo nakoze ni umurimo wo kuririmba, n'ubu ndacyawukora. Bwana sifiwe. Ni umurimo wo kuririmba no gucuranga. Haleluya. Ubu ngubuga ndimo kubabwira kugira ngo mumenye agaciro k'ibintu mubona. Icyo gihugu tubamo ni igihugu cy'Abahindi, ntabwo ari abakristo ni bake cyane. Ubu ku rusengero nyine dusenga, nubwo turusenga ndako tuvuza induru. Nageze nyine ngigerayo banyakiriye mu rusengero, navuga ni nkabona abantu bari ikanze, umuntu aza kumbwira ati yewe nyabune ni ukuri kandi ubu ngubu uyu munezero mubona mukanezerwa mukavuza induru, ni ibintu mugomba kwagacira ko hari aho wagera ugasenga nyine mu rusengero ariko ukaba atemerewe kuvuza induru pe neza. Nageze aho nkomeza kuyivuga, none ubu barabimenyereye, barabimenyereye ko nyine vuza induru. Haleluya. Bwana sifiwe. Ndabashimiye pasiteri abayobozi b'itorero kuba banyemereye ko mpagarara, kandi ubu gasigaje iminota mike nka 15 ngiye kuvuga ku ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya rero ngewe abanzi nigisha ibintu bitari byinshi, ariko pasiteri wanye ijambo ry'Imana ndabizi, yarabigishije ndabizi ko nyakurikira kuri YouTube. Bwana sifiwe. Ariko ndababwira ijambo amagambo abiri gusa. Bwana sifiwe. Namwe mwipange gusa. Ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 58 wenda kuva kuri 7 kugeza ku 8, umwe abahabonye. N'irindi riri mu Baheburayo 13 ibice cya 13 umurongo wa 15 kugeza kuri 16. Haleluya. Bwana sifiwe. Mwahabonye? Hari wasomera?
Isaya 58 kwenda ku reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi ukarekura ugatanga ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo mugahambura imigozi y'uburetwa mukarenganura abarengana kandi mugaca iby'agahato byose kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje ukazana bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe wabona uwambaye ubusa ukamwambika ntiwirengagize bene wanyu maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke ubukire bwawe buzatoha vuba gukiranuka kwawe kuzakujya imbere kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye maze nutabaza Uwiteka azagutabara nutaka azavuga ati ndi hano. Amen. Abaheburayo kadusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo 13:15 haravuze ngo nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. nuko mpora ngucumuraho Hallelujah. unyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro Hari icyo mwaka hariho icyo mwaka mwami nubwo mpora ngucumuraho shiramo agasirimba mwana unyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro managurwe hose mwami umuriro nibushaka ibyaha birimburwe ibyaha birimburwe. Haleluya. Amazi cyangwa umuriro managurwe hose mwami umuriro nibushaka tugamije buriya ni ugukira ibyaha. Bwana sifiwe. Ni ugukira ibyaha bikarimburwa bikavaho. Bwana sifiwe. Kandi tukabikira tunyuze mu muriro. Haleluya. Mwicare Bwana sifiwe. Muguma mugajewe n'ubu ngubu ndacuranga homba nkararirimba. Muguma ureba siko se. Bwana sifiwe. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo tugera mu ijuru abandi bose bazica usibye bande nitwebwe si uko se iyi niko bimeze ngo turirimba ngo uruwera pasiteri n'abandi bazahita baba baririmba. Haleluya. Kuko nta kandi kazi kazabaga hari ni akazi k'abaririmbyi gusa. Bwana sifiwe. Amen. Rero ntimurambike. Twari tuganiriye ku ijambo ry'Imana gatoya gusa
rivuga ngo muri Yesaya aravuga ngo kwiyiriza ubusa Uwiteka yishimira, siko? Aho ni mu isezerano rya kera muri Yesaya ngo nukubohora ababoshye ingoyi zabo. Bwana sifiwe. Hakongera hakavuga ngo ibyo no kuvuga ngo nibyo Uwiteka yishimira. Yemwe bana, yemwe bakristo, iyo unejereje Uwiteka akanezerwa biba birangiye. Iyo unejereje Uwiteka akanezerwa atari ibyo guhima, akanezerwa. Kuko baravuga ngo kwiyiriza ubusa Uwiteka yishimira. Bwana sifiwe. Nicyo siko se niko kwiyiriza ubusa yishimira. Nuvuga ngo iyo ukoze ibyo Uwiteka arishima. Haleluya. Umuntu yigeze kunezereza Imana muri Bibiliya witwa Dawidi cyangwa Salomo. Arayinezereza akanya gato, Imana yamubwiye ngo nasaba icyo ashaka, aravuga ngo aho kuvuga ngo yica abanzi be ngo imuha amafaranga, aravuga ngo Mana ume ubwenge kugira ngo mbashe kugira gute kuyobora abantu bawe kuko nibo bafite agaciro. Bwana Imana iranezerwa, iravuga ngo yewe ndatangaye, ngo iramubwira ngo kubera kuvuza ibyo nabiriya bindi byose utasabye nabyo ndabiguha, ariko kandi kubera kunezereje ubwami ntibu siko kunezereza Imana. Rero reka iravuga ngo ibintu binezereza Imana kwiyiriza ubusa. Tujya twiyiriza se ngo icyambere nukubohora abantu ingoyi zabo. Hari ababoshwe n'inzara kubera ko batariye. Bwana sifiwe. Hari ababoshwe n'ibyaha. Bwana sifiwe. Hari ababoshwe n'urwango barimo. Bwana sifiwe. Najya pastor ajya tubwiriza ibya karande. Hari ababoshwe na karande. Hari abantu benshi baboshwe. Iyo muri gahunda zaba harimo kubabohora. Haleluya. Uri mu nzira yo kunezereza Imana. Icya kabiri ngo nukingura urugi rwawe ukakira bameneshejwe. Muri isi muri ibi bihe hari abantu benshi bameneshejwe. Hari abameneshejwe na covid, hari abameneshejwe n'inzara, hari abameneshejwe kumeneshwa n'umuntu wese wahungabanye wabuza uko abigenza, ukakingura urugi rwawe. Kandi ubu nyine aho isi igeze, iyo umuntu abonye umuntu ushonje ikintu cya mbere yari mu modoka itazamurikira kuri. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ngo nivuga ngo nukingurira abo bantu, Bwana sifiwe, ukabakingurira bameneshejwe, warangiza ugasangira ibyawe ibyo kurya byawe n'abo bantu. Bwana sifiwe. Icya gatatu ni iki yavuze? Ukagira ntibibagirwe bene wanyu. Aho hano muhasome neza. Ikintu rero nkunda kuri ibyo inyuma yaho pastor asome hari ahantu hakagira ngo nuko rero ubukire bwawe. Sibyo twirirwa dushaka twese yewe. Haleluya. Ariko ntabwo tumenya neza ukuntu umuntu ashaka ubukire. Pastor wasome neza. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke. Ubukire bwawe buzatoha vuba. Komeza. Aha. Komeza. Haleluya. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Gautera wa Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Shimwa Yesu Muchunguzi, shimwa Mana yamutanze. Haleluya. Shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu Muchunguzi, shimwa Mana yamutanze. Shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu Muchunguzi,
ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubonanye. Haleluya 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 muri iyi si hari abantu bavuga imana babwiwe. Haleluya haleluya hari n'abavuga imana babonye. Baratandukanye. Yego. Kuvuga imana pasiteri dore imana yakubwiye nyine wavuga, ariko iyo uvuga imana nk'uko umwene data yavuze wabonye. Haleluya. Mose yari umusirikare, buriya Mose yari afite training ya gisirikare kubera ko kera abana bose babami bakuriraga ibwami b'abahungu bakoraga training ya gisirikare. Ntabwo yari pasiteri, ntabwo yari umutambyi, ariko hari indirimbo yitwa indirimbo ya Mose. Uzi ikintu cyatumye yihimba? Yahimbye byageze gute pasiteri? Aho, haleluya. Yari umusirikare abonye gukora ko Uwiteka ahinduka umuririmbyi. Haleluya. Niyo mpamvu tugera mu ijuru tuzabona ibyo Uwiteka akora n'amaso gutya. Abantu bose n'abapasiteri n'ababishopi bose abasezi bahinduka iki? Abaririmbyi. Kuko iyo umuntu abonye Imana atabwiwe akayibona neza, yarapfuye akabona ukuboko k'Uwiteka ahita ahinduka umuririmbyi. Haleluya. Kandi aba baririmbyi ntibagendera ku majwi, ntibagendera kuri piano, niyo yaba afite ijwi rimeze nk'iki ngono araririmba kandi Uwiteka akanezerwa. Haleluya. Haleluya. Bimeze ni umusirikare. None se umusirikare watoje igisirikare ntabwo baramutoje amanota, ariko iyo umuntu abonye Uwiteka araririmba. Kandi niko yemwe abantu bigeze kugira ibibazo. Hari igihe uhura n'intambara ikakujegeza, ikagufata, ikakuzungurutsa, gusenga bikanga, byose bikakuyobera. Amaze Uwiteka wamuhamagara akitaba ngo ndi hano. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Maze akavuga ijambo ry'Imana byose bigakemuka. Uzi nta kindi kintu wakora usibye kuririmba. Bwana asifiwe. Haleluya. Niyo mpamvu kuririmba ni kwiza. Nari ndimo kuvuga ngo ibyo tuvuga byose mutahana iki muri Yesaya haravuze ngo ibintu kwiyiriza ubusa, nuvuga ngo gusenga kunezereza Imana ni kuriya. Aho rero naringeze ngo nuko rero umucyo wawe uzahera ko utambika umucyo wawe utambika umusegisi. Umucyo pastor, umucyo sobanura iki? Presence y'Imana. Ni ukuvuga ngo nukora ibyo ngibyo presence y'Imana izakutambika, ubwiza bw'Imana buzaza. Ngo hanyuma ikizakujya imbere ni igiki? Gukiranuka kwawe. Ariko uzi kugenda mu nzira gukiranuka kwawe kukuri imbere, ngo icyubahiro cy'Uwiteka kiguri. Haleluya. Oya nimuhumirize neza, mubitekereze neza. Uragiye siko uragiye, ari imbere ari intambara. Pastor yavuze ngo mukujya mu ijuru ngo ari mu nzira ngo ari mu intare ngo ari siko, ariko yego zirahari, hano zirahari. Abantu barakwaze, barakwirukanye mu kazi, intambara zabaye, covid irateye, ariko urimo kugenda. Hano imbere hari gukiranuka kwawe. Bwana asifiwe. Inyuma hari hari icyubahiro cy'Uwiteka. Hema ngo icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigusoreye. Ngo gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Ngo icyubahiro cy'Uwiteka kizaba basti hasome neza bahumve ni ushaka gutahira. Mubimenye neza. Gukoresha pastor gabirabujijwe yihanga ni inshuti. Haleluya. Reka tubisome neza. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azahita gutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Haleluya. Bwana asifiwe. Niba ushaka twatahira aho ngaho mutaha nicyo ni muri Yesaya 58. Ni ukuvuga ngo biriya twavuze kwakira abashonje mugasangira ibiryo, ugakingira umuryango wawe bamenesheje, ntibibagirwe bene wanyu, sibyo? Ukabohora abantu ingoyi, ukabikora wabitekerejeho, abiri muri gahunda. Ngo nuko bizagenda gute? Ngo umucyo wawe uzahera gutambike nk'umuseke. Bwana asifiwe. Gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, siko? Ngo icyubahiro cy'Uwiteka kizakujya inyuma. Kandi Bibiliya iravuga ngo ikintu nyine gikomeye Uwiteka adashobora na rimwe kurekura ni igiki? Haleluya. Ariko yewe pastor uzabaha inyigisho buriya ikintu nyine kizarembura
ibyaha kigakuraho na satani ni icyubahiro cy'Uwiteka. Iyo Uwiteka aje icyubahiro cyo kikaza ibyaha bivaho, intambara zirahagarara, uburwayi burahagarara, niyo atavuga. Haleluya! Icyubahiro cy'Uwiteka iyo kije intambara ziraceceka, abakurwanyaga n'abadayimoni baraceceka. Bwana asifiwe. Haleluya! Iyo bivuze rero ngo icyubahiro cy'Uwiteka izaba kigushoreye, yewe ikindi kijya kinezereza, ariko uzi kugira Imana ishobora byose ikavuga ngo nutabaza izakubwira ngo ndi hano. Wikwiri kuntabaza uhamagara ku ndi hano, ndi hano. Umuririmbyi reka dukora umurimo wa data, hari indirimbo ivuga ngo ntizaguhara ntizaguheba iraguhetse ku mugongo wayo mugasimba, siko se vuba na bwangu se nyine nk'abacuranzi. Wow, haleluya! Hari akaririmbo kavuga ngo Imana ntizaguheba iraguhetse hano ku mugongo. Iyo uvuze ngo ukayihamagara reka ndi hano. Haleluya! Haleluya. Izagusiga ntizaduhana iraduhetse mu mugongo. Haleluya! Izagusiga ntizaduhana iraduhetse mu mugongo wayo. Izagusiga ntizaduhana iraduhetse mu mugongo wayo. Izagusiga ntizaduhana iraduhetse mu mugongo wayo. Izadusiga ntizaduhana iraduhetse mu mugongo wayo. Izagusiga ntizaduhana iraduhetse mu mugongo wayo. Iraduhetse mu mugongo wayo. Bwana asifiwe. Imana iraguhetse hano ku mugongo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nutabaza warakoze biriya, ngo nutabaza izakubwira ngo ndi hano. Ni nkaho yakubwira ati wiri gumpamagara ndi hano. Buri abantu abakirisitu b'ukuri, kuko muri iyi si harimo abakirisitu b'ubwoko bubiri. Hari abakirisitu b'abakirisitu ari uko bari kumwe na pasiteri, abakirisitu ari uko bari ku rusengero aho abantu babona. Ariko hari n'abakirisitu b'ukuri ijuru ribona ari abakirisitu. Abo bantu bari mu rugendo bameze batyo, bakora ibintu binezereza Imana. Imana ibiri kumwe nabo. Iyo ku munsi w'amakuba batabaje, icyubahiro cy'Uwiteka kibashoreye. Niyo mpamvu abantu bategereza kupfa ntupfe, ukava mu kazi bagategereza ko inzara ikwice ntupfe. Abantu bakavuga ngo bakavuga n'ubundi ukabaho. Bwana asifiwe. Kuko icyubahiro cy'Uwiteka kiba kigushoreye. Iyo utabaje arakubwira ngo ndi hano. Haleluya! Bwana asifiwe. Soma noneho handi twe turangiza kuri ku Baheburayo. Ni ibintu bihuye neza, mutahana ibyo kandi mubishyira mu bikorwa muzariye. Bwana asifiwe. Amen. Yesu haravuze ngo nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, aricyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Kugira neza kabiri no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Bwana asifiwe. Ako ngako nako aho ni mu isezerano rishyashya mu Baheburayo iravuga ngo tujye tura igitambo. Hari abantu batazi ko guhimbaza Imana nk'uku nguku aba bene data barimo gukora, barimo kuyobora itorero, guhimbaza Imana ari igitambo.
kakuriya ba Mose bajaga gutamba Imana kera iyo washakaga kwimana kubabarira ibyaha pastor ari hano we yize theology ndije ntayo nizi ni pastor ariko nzi ko birivuga ko kera iyo abantu bakoraga ibyaha kugira ngo Imana babarire ibyaha bakoraga bajaga gutamba igitambo ku ruhimbe hano ku musozi siko bakagenda amajoro bagatamba Bwana sifiwe kandi gutamba igitamboga ntabwo cyatambwaga n'abantu bose ubu ngubu nuko Yesu yatubabariye abantu nkatwe tubanyabyaha tutasizwe n'amavuta tuza tukavugira Imana kera siko byari bimeze hari abantu bari designed bo mu muryango wa Aaron iyo wegeraga hera utari muri uwo muryango byagendaga gute pastor warapfaga impamvu ubu ngubu muri aha munezerewe abantu bose begera intebe y'Imana nukubera ko Yesu yavuze ngo byose birarangiye abantu bose bakwiriye kwegera Imana nari ndimo kubabwira nti biravuze ngo mujye mwibuka gutamba igitambo aricyo minwa ihimbaza Uwiteka ubu ngubu ibingibi murimo gukora ni igitambo nicyo kimwe nuko umuntu yajya ahantu agatanga igitambo icyo rero nicyo cyambere Bwana sifiwe niyo mpamvu aricyo cyabanjije buriya tugomba kubanza tugatamba igitambo aricyo minwa ihimbaza Uwiteka tugomba kuba mu buzima bwacu mu mivugire yacu mu bikorwa byacu mu mitekerereze yacu guhimbaza Uwiteka nicyo cyambere hanyuma kariya kantu ndagakunda bakavuga ngo icyakora kugira neza no kugira ubuntu ngo ntimukabyibagirwe ngo kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezereza Iso wo mwijuru nukuvuga ngo ntabwo ari ibitambo bimeze gutya nukuvuga ngo ibitambo bifite ishusho bifite ubwiza uriya ku kantu karatandukanye kera nanyaga amaso bakagira ngo haravuze ngo ni ibitambo bimeze bityo oya ni ibitambo bisa bityo nukuvuga ngo ni ibitambo bifite ukuntu bisa urabona nk'iyi shati njye ntekereza ko ari ishati nziza ari ikintu ari cyiza iyo kirebye kirakunezereza nukuvuga ngo Imana irareba icyo gitambo ikabona gisa neza kitanduye ikintu gisa neza ni ikintu kiba kitanduye siko se niyo mpamvu bivuga ngo ibitambo bisa bityo nibyo binezereza Iso wo mwijuru natangiye mbabwira kandi kunyine ndarangije natangiye mbabwira iyo ubashije kunezereza Imana wakwicara ukaryama nicyo cyonyine iyo ubashije kunezereza Imana ukamakinga sure ngo Imana iranezererewe muri aka kanya washaka waryama niyo bakunyuzaho ikamyo ntiwapfa haleluya kuko icyambere icyubahiro cy'Uwiteka cyo kigujuriye cyakibura cyagutwara icyakabiri iyo wakoze ibyo ngibyo uba unejereje Imana reka rero mbabwire mbahe ikizami ndavuga ngo icyakora kugira neza no kugira ubuntu muzi ibitandukaniro kugira neza no kugira ubuntu bitandukaniye ufite shokora hano mu mufuka umuntu uri bishobore ndamuha shokora kugira neza ni gute bitandukanye gute kugira neza ni gute ntohumura nta kibazo turabana b'Imana naho museka kugira neza ntekereza ko ari uguha ikintu umuntu w'inshuti yawe naho kugira ubuntu ni uguha buri wese hari ushaka kugerageza mumfashe iki gihembo nze kukirya mu izina rya Yesu kugira neza ni ugufasha umuntu ubabaye mu buryo bw'imirimo ndetse no mu buryo bwo mu mwuka no mu masengesho icyo gihe umuntu ababaye uba umugiriye neza kugira ubuntu ni igihe cyo guhereza umuntu uwo ari we wese ashobora kuba atababaye cyangwa ababaye ariko ukamuhereza ugasabana n'abantu niko kugira ubuntu kugira neza ni ikintu ukora utagitekerejeho nk'ubu ushobora kugenda ukabona umuntu arashonje ugakora mu mufuka ukamuha cyangwa ukabona umwana nta nkweto yambaye cyangwa ukabona umuturanyi wawe ukamubona nyine utabitekerejeho naho kugira ubuntu ni ikintu upanga muri gahunda zawe ukavuga ngo ngewe mu mushahara mpembwa mu mafaranga ninjiza zatanga icyacumi cy'ibihumbi 10 nishyura minerivare z'abana hanyuma ugashyiramo inirinyi budgetaire yo kugirira abantu neza utazi ihoraho nuvuga ngo ni gahunda iba yapanzwe urabona nk'ubu twebwe haleluya abantu bagira amafaranga Bwana sifiwe nkamwe mwese buriya amafaranga iyo utayapangiye nta kintu akugizaho abantu bakora budget nta bantu bize contabilité hano badi barahari ndabizi nta bantu bize contabilité hano
aho si uko mama ngwino babwiye iyo umuntu afite yize comptabilité bavuze ngo tuzagushingira were kwanza agenda gusengera bazagushingira. Haleluya. Iyo umuntu yize comptabilité bigenda gutaba bigenda gute? Sawa. Avuze ngo urapanga gukora bije umusara wawe uhembwa. No kuvuga ngo buriya tuvuge ko uhembwa 500. Uravuga uti nzishyura icyacumi cya senkani. Nzishyura minervare, nzishyura ratio. Icyo nshaka kubabwira kugira ubuntu nuko muri iyo budget yawe amafaranga udepansa hagomba kuba amafaranga yo kugirira abana b'Imana neza. Wowe se kuhembwa nuko wakiranutse se kurusha abandi, nuko wize maremare se kurusha abandi, nuko witeke uyu munsi kuri aka kanya yadesize yuko uba ufite akazi muri RDB cyangwa muri Beka. Hari n'abandi bafite amashuri mwigaye batagafite. Iyo bitekereje gutyo ubu Uwiteka arareba agasanga uri mu bantu bagira ubuntu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kandi byose bigira akamaro. Urabona Abrahamu inaho ndangiriza. Abrahamu yabonye abantu bigendera. Arababwira ati sasa rero muze mukarabe hanyuma muriye. Buri ibiryo bene data, ibiryo icyakura kigira imbaraga nyinshi cyane kuko Imana igira iyo wagaburiye umuntu warushonje ukamuha ubutsima gusa ubugari. Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe kubera iyo mpamvu gusa. Abrahamu yadisiko pastor yakiriye abatipe barimo kwigendera ntabwo yarazikora abamarayika. Arareba kandi abantu ndabona bafite ivumbi ku maguru barashonje. Arababwira ati muze mukarabe ibirenge muri ruhuki. Baramuhakanira arabinginga ati nyabune baramwangira arabinginga bararuha baremera. Barakaraba bararya amaze kurya bamumenera amabanga yo mu ijuru bari baje gukora batari bapanze kumubwira. Buriya kugirira abantu neza nkuko no kugirira neza kandi uzagirire neza umuntu wese witambukira. Kandi bimbabwira genda bikora ndabahaye umukoro uzabigerageza. Kandi abantu bavuga ngo ngiye ngo mfite make. Oya nta muntu ugira make. Niyo waba ufite 200 wayapanga kuko Uwiteka ntabwo akeneye umubare w'amafaranga. Oya akeneye attitude. Akeneye umuntu mu mutima uvuga ati jewe muri ibi bike mfite ndamenya neza ko ari Imana yabimpaye kandi ko mfite kubigiriramo neza kuko ibyo ufite byose aba ari byinshi kurusha byibuze umuntu umwe waba afite bike kurusha. Iyo attitude muzayigerageze murebe. Nibidakunda muzaze mumbaza. Nutabona Uwiteka kandi gitangaje iyo umeze gutyo Uwiteka kohereza abantu batakuzi mutavuganye. Uwiteka arareba agasanga muri iyi si ya Kigali y'uyu munsi mu bantu bashobora kugirira neza abandi bana b'Imana wowe urimo akabakoherezaho. Kandi abo bantu boherejwe n'Uwiteka ntabwo batandukanye n'abantu bo ku muhanda. Iyo umeze gutyo Umwuka Wera aragusanga akagusobanurira akakubwira ati mwana wanjye uyu nguyu mureke ntaga umuha amafaranga arajya kuyanywera ariko uyu nguyu yamuhi. So muzabigerageze mubyibuke muribuke ibyo bintu bibiri mbigishije ni ibintu biri muri biriya singe wabihimbye. Kimwe kiri muri isezerano rya kera ikindi kiri muri isezerano rishya. Muzabigerageze murebe ko Uwiteka azagira. Bwana sifiwe. Haleluya. Mwabyumvise se? Reka dusenge. Bwana sifiwe. Kandi muri izo gahunda zose nari mfite reka dusenge. Umwanya wanjye urarangiye. Ijambo ry'Imana mwaryumvise kandi murishire mu bikorwa muzarebe ko Uwiteka azakora. Bwana sifiwe. Baririmbye ngaho muririmbe gakaririmbo kamwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Harakaririmbo kamwe sinzi ko harakaririmbo kavuga ngo uzuye ubuntu n'urukundo uri Mana. Haleluya. Birakwiye ko tugushima. Muhaguruke turirimbe kano karimbo ni keza. Uruwera twaje kuguhi cyubahiro. Haleluya. Uri Mana. Birakwiye ko tugushima.
kintu mfise no guha atari ukuguha ishimwe kuko witwa Imana yanjye birampagije ushimwe nta kintu mfise no guha atari ukuguha ishimwe kuko witwa Imana yanjye birampagije ushimwe nta kintu mfise no guha atari ukuguha ishimwe kuko witwa Imana yanjye birampagije ushimwe komeze muririmbe gake gake pasiteri azasengera itorero nusengera itorero nokuha atari ukuguha ishimwe kuko witwa Imana yanjye birampagije ushimwe birampagije birampagije ushimwe birampagije birampagije ushimwe reka kubwira ijambo tubwire Imana ngo ma turaryumvishije dushoboze kurishyira mu bikorwa dushoboze gutangira kwitoza kurigenderamo no kurikoreramo no kuryuzuza maze tuzera imbuto rizaba ryatubyaje kuko ijambo ry'Imana iyo turyakiriye twera imbuto zaryo maze tukazasarura izo mbuto zamura ikiganza cyawe subiramo ngo mwami Yesu iri jambo numvishije ryakiranye imbaraga ryakiranye kwizera ngiye kwitoza kurishyira mu bikorwa no kuryumva cyane kugira ngo rizambyarire icyo umwigisha avuze ubuzima bwanjye buzahindurwe n'iri jambo imibereho yanjye izahindurwe n'iri jambo kandi uhereye none ndizeye ndashidikanya ko rizabyara umusaruro irindi jwi ryarwanya iri jambo rituruka ku mwanzi rituruka ku bantu urintsindire umpa imbaraga zo kurirwanya no kuryimira kugira ngo nubahe ijambo ryawe rishyire mu bikorwa ndigenderemo ndiryamiremo ngende ibyukiramo kandi nize ko nzagera ku rwego rwiza urakoze kuzanshoboza urakoze kuzajya umfasha uko bwije n'uko bukeye kurikoreramo no kuryuzuza kugeza ku rwego ushima kandi ushaka urakoze kubikoza mu izina rya Kristo Yesu amen reka dukomere ijambo ry'Imana.